What's up guys, what's up friend guys, nizere ko mumeze neza. Nshuti yanjye hoteli wakora subscribe yikore kugira ujye ubona ibiganiro byacu buri munsi uko bwije nuko bukeye. Kuyo utakoze subscribe ntago kiganiro kikugeraho nyine. Ubwo kuyikora ndumva aribyo byaba byiza kugira ngo buri ko nasohoye ikiganiro uzakibona kandi butwe buri munsi dukora ikiganiro. Uyu munsi hari ikintu nshaka ko tuvugaho. Hari ukuntu abantu bashidikanya ku bintu by'urukundo. Iyo hari ikiganiro nigeze gukora abantu baba bati urukundo ntabwo kiba rwanyarwo. Urukundo rubaho ariko akenshi usanga bamwe barukoresha nko kugira nk'agakino ko kugira bibonera amafaranga. Urugero, ugasanga hari bamwe bakoresha kugira ngo bakunda umuntu bamukurikiyeho amafaranga, uko twabivuga, akamukunda hari ikintu agukurikiyeho. Ubwo nimba ufite ayo mafaranga agukunda ayo mafaranga, wowe ukabona ko yagukunze, none adaciyemo kabiri ugasanga ya mafaranga agushizeho ahise akureka. Ibyo bintu rwose bikunze kubaho. Hari umuntu wamubamya ko byamubayeho, umuntu yamubamya by'ukuntu byamugendekeye. Yavuye mu cyaro aje gukora akazi ko mu rugo, arakora yakoze hafi y'imyaka 3. Mu gukora nk'iyo myaka 3 yose abona agashoro, atangira gucuruza utuntu duciriritse, arizamura. Yacuruzaga butike nyine, agera no kuri depo akazajya anaranguza. Sibwo abonye umukobwa mwiza i Kigali, nawe ati mfite amafaranga nkaba nagukunze. Mba mukobwa we target yari iyo kumukundira ya mafaranga ye, ntago yari amukunda. Ibyo umukobwa akaba yari yiga muri university n'uwo acuruza. Umuhungu aravuga ati nyine avugagana n'uwo mukobwa, ngo njye niko yambwiraga. Mu kugana n'uwo mukobwa aramubwira ati njye nagukunze cyangwa dukora ubukwe. Umukobwa amubwira ati ngenda kiga kandi nta bushobozi mfite cyenze ufashije nkarangiza kwiga. Umuhungu ati nta kibazo, amafaranga se ko nyafite. Aho ati nzajya nkurihira. Aramurihira umukobwa amashuri ayarangiza neza nta kibazo rwose, ararangizanya umuco. Mu kuyarangiza umuhungu ati rero urabona amashuri yarangije neza, igisigaye ni kwitegura tugapanga ubukwe bwacu neza. Umukobwa arareba ari uwo musore amubwira ati mfite amafaranga ariko ntabwo nakundana n'umunyacyaro. Umuhungu byaramubabaje hahandi yumvaga ubuzima bwe bwose burangiye. Kubitaga imibare ukuntu umukobwa yamurihiraga amashuri, icyo yamwakaga akakimuha, asanga nyine yaribeshe cyane. Kandi hari abazaga bamwinginga ngo bakundane, akabanga akavuga ati mfite sheri yarategereje no myaka yose. Ntabwo byumva umuntu waje gukora akazi ko mu rugo ari igihe yaranakuze cyane, yakabona nyine isi mwikaragiyeho. Tewe nuko yakunze umuntu aramwiringira, wa muntu aramutenguha. Ariko uwo musore ntabwo yagize nabi, we nyine yarazi ko amukunda, kwa kundi umugira umuntu cyizere waba ufite umusheri, ugasanga nyine kubera ukuntu umukunda mwizerana, ugasanga ufite akazi noneho nta kazi ufite, ko bati kubera tuzabana reka ngushakire igishoro ubucuruza nk'utuntu iyo tuzajya kubana nyine turi kwiyubaka. Uwo muhungu rero ingaruka byamugira ingaruka mbi cyane. Uzi yuko kubera uwo mukobwa yamwanze, yararakaye hamwe biteye umujinya, ajya kurogesha wa mukobwa. Mu kujya kurogesha wa mukobwa amuteje umwangaro mubi. Ese sinifuza no kubivuga pe, kuko ibintu yamukoreye. Yanjye nagiraga abakobwa bakunda ibyo bintu kubikora.
mujye mwirinda kubikurira umuntu. Hari igihe umuntu usanga yarabonye ayo mafaranga ukeka ko yarabonye mu buryo bumugoye bukakaye, ntibaze gukora imyaka 3 akazi ko mu rugo. Guys, aka kavidewo ngiye kugahagarikira ngaho iki kiganiro, hari n'ikindi gice cyayo. Uko mutera comment ko mwagikunze niko nsora n'ikindi. Murakoze.